Serie yari yagiye yicara ahantu yambara akajezi ka GVC abantu barayize bose yambika Arsenal nameze nk'ubitse umutwe ubona ko tabyumva pe amasiyari zose ntacyo kuvuga yarasigaranye Serie byamisa nk'ibyamu aricere gutekereza ati cyatwawe yavuze neza aba bajene nakunze n'uburyo na Viera yahise yitiza izina Serie yise aba basore bakoze aya mateka mu ikipe ya Arsenal. Serie niwe wazanye izina ryo kubita ngo ni unforgettables kuko abambere ba Serie ari nyine na ba Patrick Vieira bo bari the invisibles cyangwa se navuga ni nk'abadashobora kumenerwamo ku invisibles Axel ni gutsindwa ni nk'abadatsindwa ni nabyo nyine kuko bamaze sezose badatsinzwe muri match 38 icyo gihe babashije kunganya mu match 12 batsinda match 26 aba rero Thierry yabise the unforgettables cyangwa se abatazibagirana ni nabyo koko kubera yuko bongeye kugarura igikombe nyuma y'iyo myaka yose. Insubije ubwenge rero inyuma urabibona ko batseri koko cyari igihe kinini cyane bategereje ba Patrick Vieira n'abandi bakunze ba Arsenal bose. Iyo umuntu wese ashaka kwisanisha n'icyo gihe agarura ubwenge akazajya yibuka ahantu yarari nibwo wumva yuko byari bikomeye cyane. Nge nigaga mu wa 4 primaire Arsenal twari igikombe nimwe muri saison narebye zose uko zakabaye. Nigaga mu wa 4 primaire Iberi wari uri mu wa mbere cyangwa mu wa kabiri? Wari mu wa kabiri Ruvuyanga nawe yarari nkaho ngaho muri za 4e 5e aho ngaho twese twari primaire ari mu wa gatanu. Rugangwa nawe yatararangiza primaire wari nka 6e yararangije Rugangwa wari muri university mu wa mbere yari muri secondaire ni muri secondaire mu padiri mu wa mbere ariko 2003 ni mu wa kabiri nibi erega nibi mu kabiri 2003 senior uravuga iki wari warazamutse kandi mu padiri kuri we rero generation y'abashari bashari kumwarangirije muri Axel ubwo ko yabonye igikombe cy'isi cy'8 oya nibyo kubera ko ibyo avuga nibyo kubera ko urumva ikizageze ko nabireberaga mu rugo urumva nabaga mbizi ngewe wigaga n'ubunuta ntago najyaga wenda ngo kuvumba hirya no hino haragira ibinshi byose nabikurikiraniraga nibereye mu rugo cyane niryamiye ngewe urumva ni cyane ku buryo abantu bose nta muntu numwe hari abantu turi kuvugana ubu bari mu kazi bakora batari bakavutse bavutse za 2005 cyangwa se za 2003 navuga ngo batashoboraga kuroma umupira ngo bamenye ibyo ari byo nibyo wamugane. Urumva rero ni igihe mu by'ukuri abantu bakwiye kutwumva nk'abafana ba Arsenal bari kuvuga ngo mwabikabirije cyane ngo namwe ngo mwabigize ibyahatari ndetse cyane wibyoroshya kandi sinzi impamvu ibyishimo abantu batumva yuko ari ikintu umuntu akwiye nyine gufata mu gihe abibonye akenjoying your moments. Naho zambibwira Regoga na kwizigira iyi season yose Iberi we twakunze gukorana muri iyo minsi yo kuwa mbere nk'ayababwira nti reka twenjoying these moments uzi impamvu ntituze niba zizagaruka vuba arigeze zitagaruka vuba mani maze imyaka 14 Ruvuyanga irabitegereje ubu niyo turi kubarira birayikomeranye reka rero mu gihe umuntu yishimye yegame yishimye arigiye umwaka utaha watubera nk'uwa Arne Slot kuri Liverpool wari batwaye igikombe ubwo ngo kuza muri eshanu za Zafatiranya kagahengo wirye ku bantu se bwo wazakwazongera kubona ikintu ukora no do poste twa hato na hato. Mwabonye amafaranga Arsenal bavuga ko ishobora kwinjiza namara gukora imibare neza $770 iyi sezo yego $770 bagiye babi detail bagerageza kuvuga aho ayo mafaranga ashobora kuba yaravuye nk'uwenda urugero rwa hafi tufashe nk'amafaranga Arsenal yagurishije mu myambaro yayo gusa nafata umwanya wa kabiri mu Bwongereza mu myambaro ya Arsenal gusa muri saison yagurishije imyambaro ifite agaciro ka $145 z'amapound ni ya kabiri yakurikira Mani Mani nabwo nubwo imyaka igenda yicuma ariko nayo ni ikipe y'ubukombe ko Mani yabaye ya mbere $170 niyo bakuye muri jezi za Mani Arsenal gakabarero na $145 ku mwanya wa kabiri. Hanyuma bakavuga yuko deal yabo na Didasi babahayemo $75 hanyuma ibyo bita cyo bita short partnership nabango babantu bafite amasezerano y'igihe kimwe yego hano muri inkuru y'uyu muvandimwe yagarutse no ku masezerano n'u Rwanda kuri cyo bita sleeve sponsor avuga izo $10 yarongera avugamo izindi $60 bagiye babidetaya gutyo ukagenda ushyiramo amafaranga bakuye muri Champions League yo bakuye hose bateranya
biragenda bikagera muri miliyoni 770. Uziko nabonye inkuru ya Sky ivuga ko Arsenal nitwara Champions League niyo kipe yo ku mugabane w'Uburayi yo mu Bwongereza izafite yarakoreye amafaranga menshi kurusha izindi zose. Bavuga yuko nyine ari nayo urebye ubwo dutandukanye ibintu abantu byo Menez Axel Ruvuyanga buri hari icyo bita most valuable club nuko ngo ikipe ihenze uramutse uyishyize ku isoko ngo uyigurishe ntabwo ari Arsenal mu Bwongereza, ntabwo ariyo ya mbere, ariko ibyo bitandukanye no kuvuga ngo ikipe yakoreye cash nyinshi nibyo Axel yavuga, donc yinjije cyane muri uwo mwaka. Iyo rero bagiye no kureba ibijyanye na financial fair play bita bishyira Arsenal muri position nziza yuko yemerewe gushora miliyoni 300 kandi ushize nabwo yari yashobora 25. In other words, kubera ko izaba yakoreye amafaranga menshi yemerewe guspending amafaranga menshi kurusha ikipe zose zo mu Bwongereza, ku buryo muri financial fair play yemerewe kugeza miliyoni 300. Izazica noneho rero niyo byo nkubwira uwo bita Stan Kroenke boss wa Arsenal yanditse icyo bita notes cyangwa se ni nk'ubutumwa bugufi yageneye abafana ba Arsenal mbere yuko bakina na Bande, ashaka kubabwira nyine avuga ati uko byagenda kose twatwara igikombe cya tutage twarumva icyo gihe bari bataragitwara ko bari batarakina na Bande kandi nanone cyane. Axel wumve ukuntu aba bagabo b'abakire bavuga ibintu bike ariko biba bitanga icyizere. Yaravuze ngo muri notes yaravuze ngo wherever this month of May take us bango aho uku kwezi kwa gatanu kwaba kutwerekeza kutujyana aho bise bishyira nyine muri kwezi kwa gatanu, we will not stop when the season ends. Ati ntago tuzahagarara nubwo shampiyona cyangwa se season izaba irangiye mu mpera za season. We are always forward in our approach. Ati buri gihe dutekereza kureba uburyo twakomeza gutera imbere no gukomeza gushyiramo imbaraga mu mishinga yacu iri imbere, taking the runnings as we go. Avuga ati no gukomeza uko dukomeza kugenda, uko iminsi ikomeza kugenda yicuma, uko dukomeza kugenda dukina imikino igiye itandukanye twitabira ibikombe benda bitandukanye, niko tugomba kujyana nabyo, tugira amasomo tubikoramo tukajyana nabyo tugira ngo dukomeze gutera imbere. Avuga ngo we remain focused on raising the standard. Avuga ati twebwe ikintu kibanze cy'ingenzi tuzaguma twitaho no kugerageza kuzamura nabyitaga urwego agati cyangwa kuzamura urwego yego rwacu, creating the possible environment for our players and people to succeed. Avuga ati tuzagerageza kureba uburyo abakinnyi bacu n'abakozi bacu twagerageza kubafata neza, kubaha ibishoboka byose kugira ngo bakomeze muri uwo mujyi wo gutsinda. Yashoje avuga ngo we will elevate the unity that exists between the club and the community. Cyane ati tuzakomeza kuzamura ubwo bumwe buri hagati y'ikipe yacu, club yacu n'abafana n'abakunzi nyine bayo hirya no hino ku isi. Zandani rero zikavuga yuko Ruvuyanga ngo bamaze kubwira Arteta no bita Andrea Berta bati musabe icyo mushaka muzagitwara. Ibizabera Budapest mbembe bwa abafana ba Arsenal nta kintu bizahungabanya ku mishinga yo kubaka Arsenal ikomeye umwaka utaha, kuko intego nyamukuru yari ihari. Umushinga twaganiriye ejo ntari busubiremo wa Trust the Process yamanukaga ikagiramo agace kitwa the win window, no kuvuga igihe dukwiye kuzatwarira igikombe. Projection yacu yari uyu mwaka cyangwa umwaka utaha, ndetse iyo harvesting season twayigezemo, umwaka wo gusarura twawugezemo, umwaka wo gutwara igikombe twawubonye. Iyo ntego rero kuko yatangiye gutegurwa 2020 kabagezweho, babwiye Arteta bati nta mpamvu n'ubundi yo guhagarara nk'uko abivuze, dukwiye kongeramo amafaranga, dukwiye kongeramo abandi bakinnyi beza. Niyo mpamvu muri kumva amazina y'abakinnyi, ukumva nk'umwana witwa Fernandez, uyu mwana w'umumediateri mwiza cyane wo muri West Ham, waramubonye umwana ushije igitego kuri Arsenal, nawe no gushimirwa. Nawe n'umwe mu bashimirwa cyane, nawe twaramukunze cyane. Uriya mwana ari kuri shortlist ya Arsenal. Sandro Tonali Sandro Tonali bamaze igihe bamuvuga,
wari kuri short list kubera ko umwanya wa Zubimendi ntago wadukundiye Erega na Varaskelia mwaramuvuze cyane kuko iriya kuruwari tugomba kurekura umuntu yitwa Trossard arakuze turamushimira yadufashe Trossard set igitego yadutsindiye West Ham ariko Trossard tugomba kumureka za nabonye za Galatasaray ziri kwishyushya nizize rwose turamubaha Martinelli se bane muzarekura cyane Martinelli no muzarekura niyo atagenda ariko ntago ari umukinnyi tukizeye cyane mu buryo bw'imikino Kivica barashaka ba Anthony Gordon bariho bashaka abakinnyi nyine baza gukavaringa rura ruhande umukinnyi w'indyo mbese umuwinga ariko ukinisha indyo cyane Anthony Gordon cyangwa Varaskelia wa Paris Saint-Germain na rutayizamu Julian Alvarez ba Victor Osimhen bari kuri short list twebwe ubundi gahunda ngo yari no kugura abakinnyi byibura ngo hagati ya 3 cyangwa 4 miliyoni 300 zikaba ziri ku isoko ikizaba gishimishije rero nuko ikipe abantu nuko umupira bawureba bakazajya banyanga ikipe iri mu gihe cyayo nuko abantu bari kubona Arsenal yatwaye igikombe Arsenal yinjiye mu gihe yinjiye muri era yo kudomina kubera iki uzi muri yo projet yitwa the winning window muri ako gashinga muri yo trust the process icyo kwitaga winning window cyangwa se aho bari barakoze aho bavuga ngo ni idirishya ryo gutangira gutsinda igihe Arsenal yabonaga intsinzi zayo dore ahantu zishingiye kukuba Arteta yarabaze we nabo bakoranye projet baravuga ngo 2026 Kevin De Bruyne azaba yaravuye muri Man City Bernardo Silva azaba yaravuye muri Man City umukinnyi yitwa Ruben Diaz azaba yarashaje baravuga bati umukinnyi Kyle Walker azaba yaravuye muri Man City ba John Stones bazaba bari kuva muri Man City arangije aravuga ngo abo nibo key players mu ikipe ya Manchester City niba babashaje na ba Rodri nyine ubona nta mbaraga bagifite icyo gihe Guardiola azaba agiye gukora icyo bita phase ya transition Arteta aravuga ngo ubaze ibintu naganiye na Guardiola aramubwiye ngo aza muri Man City ngo yaganiye n'abaherwe be bamuga ko bazakora icyo bita umushinga a decade to dominate imyaka 10 yo kudomina Guardiola yaje 2016 ubu turi 2026 iyo ni imyaka 10 byasaga no kuvuga ngo uyu mugabo azaba shoje igihe yari yarihaye muri Man City cy'imyaka 10 kandi impamvu atazemera kujya muri rebuilding phase ngo bubake indi generation nuko abakinnyi b'ingenzi bose bazaba baramufashe kugera ku bigwe bazaba bashoje Arteta akavuga ngo nge ningura abakinnyi bakiri bato b'imyaka 22 n'umwe n'itatu ubwo turi 2020 ari kubagura icyo gihe Man City izaba iri gusenyuka iri kugwa njewe abanje bazaba bageze mu myaka myiza yo gukina 27 26 28 aravuga ati icyo gihe nicyo gihe natwe tuzaba dukomeye ahita bara no kuri Liverpool nawe yari ikomeye muri ibyo 2020 urabyibuka avuga ngo turi 2020 Liverpool nibyo irakomeye ariko Mohamed Salah Sadio Mane Virgil Alisson Becker Firmino ntabwo bazaba bakiri abakinnyi wagenderaho Liverpool nayo izaba igiye muri phase ya rebuilding phase nayo izaba igiye kongera kugura abakinnyi bashya kuko mu bakinnyi muri ikipe ibifitemo key players ku buryo iyo baviriyemo rimwe cyangwa iyo bavuyemo kubasimbuza biragora bisaba kongera gufata nk'imyaka 2 Arteta rero turi mu myaka byibura 3 yo kudomina nango guhera kujya nka 2030 tugiye kuzajya dushora amafaranga zirimo ziriyubaka sivuze ko mwaka utaha Arsenal izatwara champion ariko muri utu dukombe ducarashara mu Bwongereza nzahubuzamo agakombe iyi myaka kujya 2030 kuri la generation y'abakinnyi bato ngifite erega abakinnyi banje ni bato babukayo ni bato ba Saliba ni bato muzamu wanje ni muto mediateri banje ba Declan Rice baracyari bato kandi ngiye gushyiramo indi miriro nta kibazo mfite dufite indi myaka myiza abafana ba Arsenal mwitegura yo kuba tuzajya byibura tugira akantu dukora ukitwa gakombe kugera nka 2030 nibyo nawe tuzajya muri rebuilding phase bashaje Arsenal yahereza amasezerano Mikel Arteta rekato tubiganeho mu mwanya babaje ariko abafana bamane bakomeza kuyihangana hanyuma dusoza kwa Arsenal kugira ngo tujye muri UEFA Europa League nabonye Arsenal bwira Arteta yuko kontra ngo iri tayari iri ku meza izamugeza 2030 kontra ye yarafite yagomba kurangira mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka utaha 2027 murabizi ko yasinye amasezerano muri 2024 icyo gihe yasinye amasezerano y'imyaka 3 urumva ko rero muri sama y'umwaka utaha nibwo amasezerano yagombaga kurangira bashatse kumwongera rero hagati muri iyi sezo ibiganiro biraba ariko arababwira ati reka tutegeze turebe ko ziza kurangira kuko nibyo bizagena niba nshobora kongera amasezerano nishimiwe n'abafana cyangwa se na stepping down cyangwa se na kegura cyangwa se inshingano zo gutoza Arsenal nkaba nazifasha hasi ariko mu rwose baravuga ko mu kwezi kwa gatandatu ubwo
sezo izaba irangiye neza ariko offre y'amasezerano mashya agomba guhita ayihabwa. Barashaka kumugira umwe mu batoza bahembwa amafaranga menshi. Barabizi ko Arteta yahembwaga miliyoni 10 kuri sezo cyangwa se ku mwaka, ariko akiyongeraho miliyoni 5 igihe yageze muri UEFA Champions League. Urumva ko yari around miliyoni 15. Urumva ko ntabwo ari menshi. Barashaka kumugira umwe mu batoza bahembwa menshi, bavuga ko bashaka kumwegereza amafaranga Diego Simeone utoza Atletico Madrid ahembwa. Diego Simeone ahembwa miliyoni 26 ku mwaka z'amayero. Bavuga ko rero nawe azaba ari aho ngaho muri iyo range. Baravuga 25. Baravuga 25 nizo ziriho zivugwa rwose. Ubwo rero yabagiye mu batoza bahembwa neza mu by'ukuri, kandi akaba ari umutoza waba ugiye guhembwa neza akiri muto. Nk'ubu Arteta abayindi mutoza wa gatatu utwaye Premier League akiri muto, kuko nyuma ya Jose Mourinho bikoze ari muri Chelsea bibiri yaza muri 2005, hanyuma na yanabikoze Kenny Dalglish. Baravuga bati rero ukurikije ukuntu ari muto ugakurikiza ukuri gukora ibintu, biragaragara ko tumuhaye amasezerano niyo yaba ari imyaka 2 byibura akageza muri 2029, nyuma tukazamwongera ndi cyaba ari ikintu kigaragaza ko hari aho ari kuvana Arsenal naho ari kwigeza. Ubwo rero muri iyo package y'amasezerano ari kumuha nawe abafite ibyo yifuza mbere ko yongera amasezerano, akavuga ati wenda ndifuza ko nazazana ababakinnyi bakaganira kuri projection nyine yo muri iyo myaka 2 igiye kuba ihari bari kumwe na Andrea Berta, ubundi bagasinya amasezerano. Ubwo rero nta gushidikanya ko rwose mu kwezi kwa gatandatu ni yewe niyo atatwara UEFA Champions League nubwo yatsirwa kwa gatandatu i Budapest, ntabwo byabuza ubuyobozi bwa Arsenal kumuha aya masezerano mashya mu by'ukuri kugira ngo akomeze yubake ibye muri ikipe ya Arsenal. Hanyuma rigani UEFA Europa League rero yakinwaga ariko this way ngo Ferdinand Manifa rwose ngo urwo rugendo ngo arurimo arotera inkunga za kujoyininga ni boss wanjye cyane, ngo niba uri seriye rwose ni boss wanjye cyane. Ubwo tuzanahurire muri Kigali Universe ku cyumweru duserebura igikombe cya Arsenal, musuhuze cyane. Ubwo ayo ngaho ya mbere ndayakoreye nayabariye none se ko ariko Imana nyine ikunda abantu niyicariye hano ngo muteretseho ngo mushobora kuzakora urugendo ngo nareye twaye amahoro. Birashoboka cyane. Nabonye ejo Rayon Sport abitubwira Bwana Gakwaya avuga ati umwaka ibintu byari byaranze byose bizakunda. Aravuze ati Rayon Sport iratwara icyamahoro, APR iratwara shampiyona. Arsenal iratwara shampiyona. Kuri APR gutwara shampiyona ntibiye byaranze. Oya ibya shampiyona byavuze kuri APR yayivuga se. Yavuze Arsenal avuga na Rayon, harya nihe yindi ikipe nayo yatwaye igikombe itari biheruka we. Yavuze nk'eshatu. Hako na Champions League Arsenal nayo izayitwara. Budapest Puskas Arena akse kubitaga twenye twikomere aya ntako. Budapest ni muri Romania. Hongria Bukarest no muri Romania. Budapest ni Hongria. Dominic Zobosalai. Hongria kwa bayoborwa n'umugabo Prime Minister wabo yitwa Viktor Orban. Ni umwe mu bantu bakomeye bashoye mu bikorwa remezo bya siporo, aranashimwa cyane. Nabonye na Infantino yarabasuye aranamushimira cyane. Ahubwo se Hongria mu minsi ishize ntabwo niwe muyobozi w'igihugu wagiye wacu ni His Excellency I think. Hari urugendo umwe mu bayobozi w'igihugu cyacu niwe His Excellency cyangwa mu bayobozi bakuru b'igihugu cyacu aherutse muri Hongria rwose. Uravuze ngo Premier Minister yitwa nde? Victor siwe ntabwo ari Viktor Orban yavuyeho. Uyu yitwa Peter Magyar. Reka turebe Victor yavuyeho kuko bagize umuyobozi wubatse ibikorwa remezo. Infantino ndumva yarabasuye. Turebe sabera rwose. Nibyo ubu ni former ni umva ko ntuza ye bayita kuri Wikipedia. Viktor Mihaly Orban is a Hungarian lawyer and politician who served as the prime minister guhera 1998 kugera 2022 yongera kugaruka 2010 kugera 2026. ahubwo nibwo akiva avuyeho mu kanya kuko uyu Peter Magyar yagiyeho tariki 9 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka yagiyeho mu kwa gatanu kabisa urumva yuko narindimo ndamugira cyane ndamwibuka ariko rwo yabahegeye kirekire nyine urumva baba muzirikana nk'umu prime minister wa Savinski uyu mwaka Amavubi nawe yatwaye igikombe cy'isi bro
FIFA series FIFA series Delphi nta muntu n'umwe bari kuvuga Aston Villa rero Aston Villa muri Istanbul Nibyo- habereye umukino wa nyuma wa UEFA Europa League. nibyo wari umukino wa nyuma aho bita Tupras Stadium ni Istanbul Ya stade Umufaransa- iba ku nyanja. Umufaransa witwa François Letexier niwe wari stade ya Besiktas rero wasifuye rero ni umukino uzaga Aston Villa mu Bwongereza na Freiburg yo mu gihugu cy'Ubudage, ntabwo ari Freiburg ni Freiburg yo mu Budage dusoza rafiki cyane Nitwa Rafiki Gatete ajya duseka ukuntu tuvuga amazina yo mu Budage ngo Repuzig yakwica Aseka nzo zikidage. azi Kidage Gatete Eric Rafiki. azi Kidage ese madamu si wahaba damu we niho yibera buyanga rwose. Hanyuma rero byari ari no kukiga kugira ngo kimetirize ibitego rero byabaye bitatu ku munota wa 42. Yuri Tielemans ni umusore wo mu Bubiligi ukina hagati mu kibuga imyaka 29. Yego teretsemo igitego cya mbere. Hanyuma yitwa Emiliano Buendia, akaba ari umusore ukomoka mu gihugu cya Argentine, imyaka 29 nawe aterekamo igitego cya kabiri. Hanyuma rero igitego cya gatatu ari nacyo cya nyuma cya equipe Aston Villa de Villains nkuko babita, cyatsinzwe n'umwongereza Morgan Rogers mpeti imyaka 23. Biba rero bitatu ku busa equipe ya Aston Villa nyuma y'imyaka myinshi cyane irenga 30 irongera itwara igikombe mu by'ukuri 40 bagerukaga igihumbi magana kabiri nibyo yego batwaye ikitwaga icyo gihe kitwaga European Cup. Ariko nabwo ni Europa League y'ubu wenda niko yego urebye niyo forma. Hanyuma rero umugabo ukomeye cyane witwa Unai Emery akomeza gukora amateka yegukana Europa League ye ya gatanu kuko yatwaye 3 muri Sevilla, atwara imwe muri Villarreal, akaba atwaye n'indi muri Aston Villa. Abatoza b'Abespanyol rwose uyu mwaka nuwabo. Hanyuma ryari ijoro ridasanzwe cyane kuri Prince William, akaba ari igikomangoma kizaragwa ingoma mu gihugu cy'Ubwongereza, Future King. Iyo myaka uvuze 8-1-8-2 ari nabwo Aston Villa mu bikombe 7 bya champion ifite ari bwo iheruka igikombe. Igiheruka sezo y'igihumbi 1981-82 ko iri mu equipe 6 afite ibikombe byinshi bya champion ifite 7 kabisa. Zirusha zino zose za Chelsea zaje zipanga nyuma. Hariya rero Birmingham Palace yahise ategura icyo bita a night of disco. Yahise avuga ati abantu muze duceze gake gake, ariko ubwo birumvikana n'abantu b'inshuti nanone bajya ibwami utagira ngo yahise akingura amarembo, rubanda rwose ruraza nyine ruraserebura. Ibyishimo byari byinshi cyane kuko niyo kipe afana. Hanyuma Unai Emery Axel yagize amagambo atangaza nyuma yo gutwara igikombe, bamaze kwishima mu mvura yari iri kuwa kabisa babyina bishimira igikombe. Yavuze ati my dream when I arrived here, ati inzozi zanjye ubwo nageraga ahangaha in 2022, ati muri 2022 was to play in the Europe and win trophies. ati byari gukina imikino ku mugabane w'Uburayi ariko tukanatwara ibikombe. Aravuga ngo this is the first one, ati iki nicyo cya mbere, but we are not going to stop. ati ariko ntabwo tugiye guhagarika gutwara ibikombe. Ubwo rero muri tayari ikipe igiye kuzajya bacapa cyane. Atanga nagira ngo mfungure gusa nshyiremo icyambere ubundi njye mbitwara ari byinshi. Ariko sha aba batoza b'Espanyol abantu babaha indabo zabo ngo niba Ihaola afashe Bournemouth akayitereka muri Zurich ntibyarangiye se cyangwa indi mibare isigaye. Imibare iteye uzatwaye Europa byahise birangiye. Aston Villa ko yatwaye Europa byarangiye barimo byarangiye. Urumva ubwo nyine ugashyiraho na Unai, ugashyiraho nyine na Arteta, ubwo kandi nyine ukashyiraho ubwo twambutse tuvuye mu Bwongereza ukahita wongera ukubitoro Luis Enrique muri Barca. Nabone induru zigomba kuvuga ubundi ukuntu bimeze. Nabonye Guillaume Balage uba wakurikiye kabisa ibintu aba bifite neza, yabitanze muri ubu buryo mvuga ukuntu bafite kudomina abatoza b'Espanyol. Yavuze ngo igihe yazaga gukora mu Bwongereza muri za 90 yagiye ngo babwira ko era y'Abongereza
yo kudomina umupira ubwo ugiye gutangira, ubwo ni muri za 90 gutyo 90 na hari igihe bamutumiraga nyine n'undi Game Barage n'umunyamakuru ukomeye, ngo yabwiye yuko igihe cyo kudomina kwa Espagne kizagira akurikije nyine impinduka abonaga ziri kubi wabo mu gihugu, ko muri iyo myaka ntago bari bakomeye cyane. So umva rero ibintu bagezeho, Mikel Arteta atwaye Premier League, Axel yarabivuze. Unai Emery atwaye Europa League. Luis Enrique atwaye Championnat w'Ubufaransa. Pep Guardiola atwaye FA Cup na Carabao Cup. Hanyuma Andoni Iraola umve araje akarifa ikipe mu mikino y'Iburayi, ariko anahagaritse Guardiola gutwara igikombe. Ari umutoza mutoya, sibyo? Ubu ngo bari kuvuga ngo abatoza 6 mu 8 urumva bakinnye amafinale mu myaka iheruka bari ab'Espanyol. Kandi ubwo urumva Rugaju n'uzatwara UEFA Champions League Ego n'Espanyol n'uzayitwara. Aravuga ati kandi ikikwereka ko noneho bari kudomina biteye ubwo ati na Xabi Alonso agiye gutoza Chelsea. Mu yandi magambo ni kuvuga ati biragaragara yuko umupira w'Abespanyol udomina isi. Yakoze conclusion zaravuga ati Spanish football culture is reaching its virtual peak, nibyo uri kugera ku gasongero kawo kanyuma. Aravuga ngo babigezeho kubera iyi mpamvu n'acyo kintu abantu bifuzaga. Hari ibintu wenda ngo by'ingenzi byabafashije Axel. Icyambere ngo bashatse kurema qualité mu kijyanye na coaching, imitoreze ngo ari ukuntu abantu batayishyiragamo isuku, ubuhanga. Icya kabiri ngo badevelope icyo bita kuba umutoza, ariko ngo badevelopa ikintu cyitwa critical thinking, gutekereza ibintu nyine ukabyibazaho. Kuki ubundi dukina gutya? Kuki ubundi kipe zose zikina zidubura igipira? Kuki tutashyira umupira hasi? Urumva? Aravuga ngo ikindi nyuma yo kubyitoza igihe kinini ngo abatoza Espanyol batangira ari batari kugira ngo bafite experience nini, kuko bajya gutoza ibintu bakuze banakina. Ukumva ukuntu biryoshye kubera kubaho batoza abakinnyi gutekereza mbere yo gukina Axel, nango baha abakinnyi room babatoza yo gutekereza nawe uri gukina. Bakubwira ati nyine koresha ubwenge bwawe, ni kuri za Barca zikine nyine wivuga ngo coach nambwe wibigira mo tactical, nawe shyira mu ubwenge bwawe kubera kubatoza ari abana gutekereza cyane bituma no gutoza baza bameze nk'abafite experience kandi bakiri batoya. Aravuga ati hari ikindi kintu umuco wacu duha, ariko n'abantu bose abatsinzi bahita bishyira ibyo bintu. Ati turi abantu bari brave, ati turi abantu nyine kuba brave ni nk'iki, kuba nk'intwari, kudatsimburwa, kutava ku bintu, kugira umutima ukomeye. Kugira umutima ukomeye niryo jambo ryiza. Merci beaucoup. Aravuga ati icyo turusha abandi bantu bose ku isi ngo turi explorers of the mind. Explorers of the mind. Ni nk'abantu nyine ni nk'abantu bafata igihe cyo gutekereza cyane nka kuriya nk'aba ni nko gusura ubwonko ni nk'abantu basura ubwonko bwabo. Urabona ko akaretse duserereza cyangwa ko ngutekereje ngo ratonekara, abo barabutoneka cyane. Basura ubwonko bwabo bakabukoresha bagatekereza cyane. Ati rero ibi ntago ari ibintu byapfuye kugwa nk'imvura, harimo sacrifice igihugu cyabo cyagize. Anatubwiye yuko rero ngo azadutegura icyo bita chronicles y'ama episodes kubijyanye na n'izanalize zo kutwereka ngo how bashapinze brain z'abatoza babo. Ubwo nibisohoka namwe mugera amahirwe mu rugo rw'imikino tuzagenda tubavunguriraho tubice hejuru. Ariko ikiza nuko dufite access kuri radio BBC 5, dufite access kuri podcast ze, ariko ibyo bisaba kubyishyura kuri podcast ze. Ubwo nimutegereza ku zindi wenda ntuza runaka sinyurira mu tundi tuntu bazakubwira ngo unayemereye atwaye igikombe cyangwa Arteta, ariko ate ngaho radio Rwanda ni umunye wakishimiye Axel ni umuzamu wa Argentine Martinez. Yabyishimiye cyane kubera ko umuntu y'igikombe atwaye ku rwego nyine rwa club gikomeye. Martinez nta finale yagezeho ngo abure gutwara igikombe. Nuvuga ngo muri finale hafi 7 finale zose 7 yagezeho Martinez atwaye igikombe. FA Cup yaretwaye muri Arsenal.